Rwanda yo boy Lenzo CEO. So nanubu nayo ngarutse just kugira ngo mbabwire ikintu kimwe maze kubona ubukire bwa mbere buba mu mutwe. Kuko ikintu cya mbere ugomba gukora ni kimwe no kumenya kuri umukire. Iyo maze kubyumva kuri umukire nubwo utaba umukire ariko wowe ubizi kuri umukire, mbaza ngo mubuhe buryo nk'ubu ngubu ngiye nta kintu cya mbere njya nizera mwisi nko kumva kuba ndiho ari bwo buzima bwa mbere, kuko buri kimwe cyose gishobora kukigeraho ndi muzima. Wenda nshaka kutagira ku bya mirenge ariko nkaba mfite icyizere. Buri icyizere ni ikintu cya mbere kitubeshejeho, kibesheje abantu benshi batandukanye. Kugira icyizere ni iki? Ushobora kwizera ngo ejo nzabona amafaranga cyangwa ngo ejo bizacamo, ariko ukagerageza n'abantu bakakugirira icyizere. For this time uramura kundi kumudoka ya Lamborghini, urumva iyi Lamborghini ntabwo ari iyanjye, of course birumvikana biranagaragara buri umwe wese ni ya nyirayo, ariko nyirayo ashobora kuyima nkayijyana ahantu nkugira nkayigarura kubera ko anyizeye ko ndi buyirinde. Ashobora kuba anyizeye ngo ntabwo ndi buyibe, yes, ariko ni ibintu bibiri bitandukanye. Hari ukurinda no kwiba, sinzi n'ibyo muri kubyumva neza. So wowe ushobora kubura aho ngaho umuntu akwizera azi ko ikintu aguhaye utari bukibuze, ariko ushobora kucyangiriza. Icyizere kibaye gikiya mu bantu benshi, kandi icyo kintu nubwo zitakitaho bamwe na bamwe, ariko iyo urebye niho ubuzima bw'isi buzengurukiye, isi yose buzengurukira ku cyizere. Kuko urumva ubu ngubu tuvugana nta kuntu umuntu azaguhereza igikoresho cye azi arabizi neza ko utari bukibe, ariko anytime ushobora kucyangiriza cyangwa se ntukiteho. So muri iyi minsi abantu ntabwo bari kwita ku bintu bya bagenzi babo ndetse n'impamvu zabo ku giti cyabo kuzitaho bikabananira. Kuko mbaza impamvu abantu ntabwo bakiyizera. Uvuge ngo ugende yizera nkanjye ku giti cyanjye ikintu nshobora kugikora cyangwa ikintu gishobora kugenda neza mu gihe ngikoze. Impamvu ya mbere ni iyi: ikintu kimwe musigaye mushyira imbere, musigaye mufite ubwoba bwinshi cyane. Mufite ubwoba bwo kugenda, ufite ubwoba bwo kujya ahantu ngo se ngahantu ngo ntago mpazi, ngo se ngo ndasanga yonde, ukumva ko muri wowe nta cyizere ufitemo. Aho hantu uri kandi wasanga mu by'ukuri Imana ibikwereka mu nzira zitandukanye ko umugisha wawe utari aho hantu. My friend, mugerageze mushaka icyizere, wizere ko ahantu ugiye kujya bishobora gucamo. Banza wizere ku giti cyawe, uvuga uti ngiye ndiyizeye ko ibi bintu nzabikora bigakunda. Ngiye ndiyizeye ko uyu muntu nitubana ntazamubimwerera imbuto mbi. Nawe cya cyizere wihaye nayo nyuma kiguhereze. Kuko muri iyi sura urabona turimo, nkuko nabikubwiraga, ushobora kuma ikintu cyawe ubizi neza ko ntari bukibe, yes, ariko ukaba ubizi ko nshobora kucyangiriza kubera ko nta kintu nitaho. I'm careless, nta kintu nitaho, byaba ibyanjye simbyitaho cyangwa n'icyundi sinyitaho. Ni ukuvuga ngo n'ubuzima bwanjye biragoranye kugira ngo mbwiteho, kuko ntabwo nshobora gusobanukirwa menye ngo ahantu ndi ntabwo ariho hari umugisha wanjye. Imana itangira imigisha ahantu henshi hatandukanye. Bro, wikwihambira ku kintu, wikwihambira ahantu hamwe. Haguruka ugende, wizere ko aho ugiye bizacamo. Banza ugire icyo cyizere cyo kuvuga ngo ngewe ntabwo ndi hano nk'imbohe, ntabwo ndi ahantu hamwe kugira ngo bambone ko natinze. Hari abantu benshi bakora akazi kamwe, ugasanga umuntu akoze akazi imyaka 7, 8, 10, ariko nta kintu ari kungukamo kuko yagize ubwoba, nta cyizere yigiriye cyo kumva ko yakora kandi kazi. Turi kumwe nizere ko. So ikintu nakubwira ni kimwe cyonyine, ngiye nk'Lamborghini ngiye urayibona. Iyi Lamborghini ubona ni ya uncle wanjye, ariko ashobora kuyimpa ngo nyikoreremo video, kuko abizi ko iyo video ngiye gukora nta kibi kiri bugarukeho. Nizere ko turi kumwe. Ariko ikintu nakwibutsaga ni kimwe, ngiye ntabwo njya nkunda no kuvuga ibintu byinshi ku biganiro nk'ibi ngibi. Ikintu cya mbere ugomba kugira ni kimwe: banza ukubita itoroshi kandi ugira umutima wo kudatinya. Bihasira wowe bintwari, bihiro bintwari y'umutima wawe, wowe ishakemo inzira. Wiguma ku kintu kimwe. Niba ukoze akazi ukabona ntabwo biciyemo, kare gufata kandi wasanga aho kandi ugiye gufata ariko Imana igiye kuguheramo umugisha. Aho hantu uri ushaka gusanga atariho ugomba kuba, nta byiza byawe bihari. Have givayo usange undi muntu, utembere, umenye ahantu, umenyeho ku ndimi. Ibyo bintu burya biradufasha. Ariyo mpamvu burya ubona abantu bakubwira ngo umuntu udafite passport, umuntu utaragenze ibihugu birenga 2, bro, uri kwishijisha kandi urumva utuje muri wowe, ariko nta cyerekezo kinini uhafite. Kuko nta muntu wemerewe na perezida w'igihugu ugiye umva ngo yagiye kureba inshuti hakurya mu mahanga, yagiye gukorana imishinga na ba runaka, bagiye mu kwicara ngo baganire, bagiye guhura, bakoze meeting. Bisobanuye iki? Ntago aho hantu ari hamwe ariho